nguhaye ikaze muri iyi video tugiye kurebera hamwe uko wakora thumbnail. Thumbnail ni ya foto bashyira nko kuri YouTube. Urugero n'ubu uri kuri YouTube amavideo uzabona, urugero nk'iyi ya Gatari iri hano, ni ukuvuga ngo iriya foto iba yashyizeho niyo bita thumbnail. Iyi foto rero igufasha akenshi ikurura nk'abantu, umuntu akareba icyo iyo video igamije, akaba yakandaho akareba ibyo ari byo. Ubwo rero bivuze ko gukora thumbnail nziza bishobora gufasha na video yawe kuba yarebwa, kuko abantu benshi baba bagira amatsiko bagikubita amaso iyo foto. Akenshi rero kuyikora bisaba ubwenge bwinshi nyine bitewe na video yawe, ugasanga bamwe ibatwara n'umwanya ukayitondera nyine kugira ngo ize gukurura abantu. Hari abantu benshi rero nanjye ndimo tuba tutazi ibintu bya graphic design, kuba wa designing utuntu tugaragara neza ugasanga ntubizi, kandi wenda ukoze video ugiye kuyipostinga vuba vuba. Ngiye kukwereka uburyo wakoresha rero nanjye njya nkoresha rimwe na rimwe. Nuza kuri Play Store cyangwa se no muri App Store bitewe na telefoni, ugashaka application yitwa Canva Design Photo and Video, cyangwa se ushobora no kuyaccessinga ugiye muri Google, uca muri Google Chrome ukandikamo ijambo Canva, warangiza ukajya kuri website yabo canva.com. byose birashoboka. Reka rero dukoreshe wenda app twa downloadinze yabo ya Canva. Uzayifungura, numara kuyifungura uzategereza. Numara gutegereza creating account cyangwa se kore sign up. Kubera ngewe rero mfite account nari narakereyeho cyangwa se narashyizemo email yanjye, ndahita nkanda nyine hariya nkomeze, ubundi nemeze iyo email. Nimara kwemeza kuri iyo email ndategereza ko bifunguka ngere muri Canva nyirizina. Ukigera muri Canva rero harimo ibintu byinshi bitandukanye. Ubigenza ute rero? Uraza ukaza hano handitse templates. Iyo uri mu ma templates rero hano hari ikintu ugomba gukora. Icyo gihe ushaka ama templates ahuye wenda na content yawe. Tuvuge wenda ko ukora vlogging n'urugero, uri umuvloga, kora hano hejuru handitse ngo search of thousands templates. Wenda reka twandikemo vlogging urugero. Nitwandikamo vlogging tugategereza, urabona bazatuzanira ama templates yose ajyanye na vlogging. Niba uri umuvloga uzagenda utoranyemo utu templates twiza tujyanye na vlog yawe, utwediting udukoresha. Wenda nshake indi unboxing, wenda kora content ya unboxing, naho uzandikamo unboxing. Ubundi urabona ko naho harimo ama templates menshi ajyanye n'iyo topic. Uvuga ngo bijyanye na topic rero iyo ubonye bihuye, ufatamo iyo templates imwe ukabasha kuba wayikoresha ugakora thumbnail imeze neza bijyanye na topic ufite. Kuvuga ngo harimo ama templates menshi atandukanye, ngira ngo muri kuyabona. Wenda reka dukande nk'hano, urabona hano handitse ngo YouTube thumbnail. Ushobora kuza ukajya kuri CO ukareba ama thumbnail yose ajyanye na YouTube. Hano rero uzabonamo ama thumbnail menshi atandukanye. Urabona izi zose ziri aha nizo, nubwo zose zihari ariko hari izisaba kwishyurwa. Urugero nk'ahantu uzabona akantu kameze gutya handitseho pro cyangwa se amadolari runaka, cyangwa se handitseho paid, bivuze ko ushobora kuyikoresha. Urugero nituyikoraho biba bivuze yuko kuyikoresha nyine ugomba kuba ufite Canva Pro cyangwa se warishyuye kuba wakoresha
iyi template iri hano, ariko ukomeje hano hepfo urabona ko nk'aha nk'iyi ngiyi urabona ko nta biriho, ni ukuvuga ngo itagize akantu kariho nk'aka ngaka cyangwa se kano, bivuze yuko wayikoresha. Rero wenda turaza kureba iyo twakoresha hano iri free twakoresha, wenda turebe kadufate nk'iyi ya mbere hano, uzayikandamo, numara kuyikandamo uzategereza, numara gutegereza ntabwo ushobora gukora edit zitandukanye cyangwa ugakora customize ibintu bitandukanye. Hano ukaza ano magambo ugakoramo, iyo ukozemo rero ushobora kuyahindura, ukoramo wenda reka twandike ngo uko wakora, cyangwa se nandikemo uko, hano naho nkoremo mbihindure wakora thumbnail. Wenda mvuge ko wenda bino bihagije. Ushobora kuza rero ugahindura na font hano hasi, kwa font y'amagambo, ukaza ukajya muri font, ukaba wagenda font ukaba wayihindura. Nabyo ni ibintu bibasha kuba byakunda. Ubundi ukayemeza. Ushobora n'iyi foto kuyihindura, nabyo ni ibintu bikunda. Ukandaho iyi foto, uyikandaho ukajya hano handitse replace, wamara kujya kuri replace ukajya kuri allow, wamara kujya kuri allow bakujyana muri telefone yawe, ugakanda hano handitse recent. Noneho wenda tuvuge ko njye muri download, wenda shyiremo ino foto, ndayemezaho. Rero nimara kuyemezaho urabona ko ifoto iba yagiyemo. Ushobora kuyadjustinga rero ukaba washyiramo ingano wifuza, cyangwa se ibintu byose ukagenda wajustinga bitewe n'ibyo wifuza, ukagenda ubihindura. Ushobora no kugenda wenda wongeraho utundi tu element. Uraza ukajya hano muri elements, ukaza ugashaka ama element ushaka kongeraho, ariko hari igihe amenshi nyine nayo biba bigusaba pro. Uraza rero ukayashaka, ukandikamo ama element ushaka, ukabasha kuba wagenda ukayashyiraho hariya. Wenda tuvuge nshyiraho kano kantu kagakumwe ka like, wenda ukaza ukagashyira nk'aha. Ugenda nyine ubikora bitewe n'ibyo ushaka. Wenda tuvuge ko imaze gukora ihagije, iyi rero imaze gukora, ubwo wenda irahagije, niyo nashimye. Ukora iki? Uraza ukajya hano hejuru, wamara kujya hariya hejuru, waza ukajya hano handitse download. Mara kujya kuri download, ukaza ukajya hano handitse ngo download nanone, ugategereza. Ni ukuvuga ngo thumbnail yacu cyangwa se ifoto yacu iba yabaye downloaded, tukabasha kuba twayisanga muri telefoni yacu mw'imbere. Ubu ni uburyo rero wajya ugakoresha no ma template yo muri Canva mu gihe wenda bikugora utazi no gukora ama thumbnail, ibintu byo ku designinga ibintu by'amafoto cyangwa se ibintu by'ama thumbnail cyangwa se ibintu by'ama graphic design byinshi bitandukanye. Ubu buryo ushobora kubukoresha ukaba wakora thumbnail mu buryo bwihuse.